Mwiriwe neza, ndifuza gukomeza kuri episode ndumva ari episode ya gatatu cyangwa ni ya kabiri ku nyigisho z'umuryango. Ndifuza nanavuze ko muri video y'ubushize nanavuze ko nzagenda vuga ibintu 10 umugabo yakorera umugore n'ibintu 10 umugore yakorera umugabo kugira ngo bagire urugo rwiza. Rero ndifuza kuvuga kimwe muri bya bindi 10 ku icyo umugabo akwiye gukora kugira ngo umugore we yishime agire urugo rwiza. Nacyo ndumva icyo nshaka kuvuga nta kindi mu by'ukuri ikintu umugabo cyambere kibanze umugabo akwiye gukora, akwiye kubazi neza asobanukiwe kugira ngo agire urugo rwiza umugore we yishime, nuko umugabo agomba kubanza kumenya icyo intego yo kuba papa, yo kuba father, yo kuba papa bisobanuye iki. Ese iryo jambo risobanuye iki? Kubera ko abisobanukiwe nibwo mu by'ukuri abasha kubahiriza inshingano ze, nibwo abasha gukora icyo Imana yamuremeye gukora. Iyo yisobanukiwe neza, iyo asobanukiwe neza impamvu ki ariho nkawe, impamvu ki Imana yamugize umugabo, nibwo abasha gukora neza inshingano ye, kandi nibwo n'umudamu abasha akanyurwa n'urukundo rw'umugabo we. Rero no kumenya neza nihe ntego Imana yashizeho abapapa, nihe Imana yatumye irema abagabo. Mu by'ukuri umugabo n'umugore bateye mu buryo butandukanye. Imiterere y'umugabo n'imiterere y'umugore biratandukanye. Ibyo ni ibintu bigaragarira abantu bose. Uko nguko bateye mu buryo butandukanye, ni nako n'inshingano zabo zitandukanye. Icyo kintu ndumva ntekereza ko abakristo bakwiye kurindwa imyigisho cyangwa se movement ziri kugenda ziza, kuko ziri kuza zishaka gusenya umuryango, zishaka gusenya imfatiro z'umuryango. Amahirwe tugiye nuko dufite ijambo ry'Imana kugira ngo rituyobore, ritwereke mu by'ukuri uko umuryango ukwiye kuba umeze. Rero uko Imana yaremye umugabo bitandukanye nuko yaremye umugore, kandi yabikoze gutyo ifite impamvu, yabikoze gutyo buri wese mufitiye inshingano. Ikindi ndifuza kukivuga muri buno buryo: Imana ntabwo yakuremye noneho ngo itangire itekereze nyuma icyatumye kurema. Oya, ahubwo Imana ifite icyatumye ikuremya, yabanje kugena impamvu yo kubaho kwawe, noneho ibona kukurema. Niyo mpamvu abagabo duteye ko duteye, niyo mpamvu usanga dufite imbaraga dukomeye ugereranyije n'abagore. Buri miterere ya buri wese igena icyo Imana yamuremeye gukora. Rero nkuko nari ndi kubivuga, turatandukanye mu miterere yacu, kandi impamvu dutandukanye nuko dufite intego zitandukanye, dufite impamvu zitandukanye zo kuremwa kwacu. Rero Imana yagenye ko abagabo bitwa abapapa, nyene bitwa abapapa. Iryo jambo papa rifite ubusobanuro bwimbitse. Rifite ubusobanuro bwimbitse burenze ko umugabo afite igitsina gabo, afite imiterere ya kigabo, ashobora kubyara. Birenze ibyo ngibyo, kuko iryo jambo ubwaryo papa rifite ubusobanuro bwimbitse buremereye, ku buryo rihishemo impamvu cyangwa se rihishemo intego Imana yatumye, icyatumye Imana irema umugabo ikamugira umugabo. Rero kuba uri umugabo, at the same time umugabo Imana yakugize igitsina gabo, expectinga ko ugomba kuvamo umupapa, expectinga ko umwana w'umuhungu avamo umugabo, ishaka ko ukuru ukagera ku rugo rwe ukaba umupapa, ukaba umubyeyi. Kubera iki? Kubera ko iri jambo papa rifite ubusobanuro nkuko nakomeje kubivuga. Reka mbaho ubusobanuro bumwe. Mu isezerano rya kera, papa, father, byari bisobanuye ngo aba cyangwa se daddy, niryo papa n'ubundi. Noneho mu isezerano rishya ngo iryo jambo, kuko mu isezerano rya kera bakoresheje igiheburayo, isezerano rishya ryo bakoresha ikigiriki. Iryo jambo risobanura ngo pata, n'ubundi risobanura the same time, n'ubundi ni jambo n'ubundi risobanura papa n'ubundi cyangwa se father. Rero aya magambo papa cyangwa se pata mu kigiriki, aba mu giheburayo, bisobanura ngo father, bisobanura ngo papa cyangwa se bisobanura ngo data.
ubwo busobanuro bw'aya magambo muri izo ndimi byabaga bifite icyo bisobanuye. Ayo magambo afite meaning. Kuvuga ngo papa ubuvuze iyo uvuze ngo papa ubuvuze isoko, ubuvuze aho, donc ni isoko ry'ibintu, isoko ry'abantu, donc niwe soko y'abamukomokamo, niwe nkomoko y'abamukomokamo. Iyo uvuze ngo papa ubuvuze nanone ngo nourisher, ubuvuze ukugaburira, ugaburira abandi, wita ku bandi. Iyo uvuze nanone ngo papa cyangwa se iyo uvuze ngo data ubuvuze sustainer ni uramira, sustainer niwe uramira abo ashinzwe bien sûr. Hanyuma iyo uvuze papa nanone ubuvuze supporter, niwe supporter genda kuba kimwe na sustainer, mbese niwe uramira, niwe wita kubo ashinzwe. Hanyuma iyo uvuze papa nanone uvuze ngo founder, niwe founder bisobanuye ngo niwe muhimbyi, niwe watangije, niwe ufoundinga, niwe urema, niwe ndikuvura ikinyarwanda cyiza kiyisobanura ibyo bintu. Founder bisobanuye ngo niwe bikomokaho, niwe muhimbyi w'icyo kintu, niwe wagihimbye, niwe wagitekereje, niwe wagihimbye. Hanyuma at the same time ukaba bamwita protector, niwe murinzi wabo ashinzwe. Rero aya magambo niyo ahishemo iyo uvuze ngo papa haba hahishemo izo meaning zose uri kuvuga. Niwe source, niwe sustainer, niwe ibintu byose, niwe abantu be bubakiyeho, niwe mbese niwe navuga ko ari byose ku bantu be, niwe byose ku muryango we, niwe byose kubo Imana yamushinze. Rero mu magambo y'Icyongereza ibi nabivanye mu gitabo cya Monroe kivuga ngo The Principle of Fatherhood. Ni mu magambo y'Icyongereza nanone iryo jambo risobanurwa nanone progenitor. Progenitor ni ijambo ryavuye mu ijambo ry'ikilatini risobanura ngo originator, precursor, niwe ibintu bikomokaho n'ubundi, ni nka rya jambo n'ubundi source. Mbese umubyeyi w'umugabo niwe ukomokwaho n'abamukomokaho. Iryo jambo nanone risobanura ancestor, ni umukurambere, ancestry cyangwa se abakurambere. Nta mukurambere w'umudamu ubaho, kubera ko genealogy, ibisekuru bigenda bihanahana abantu bashingiye ku babyeyi b'abagabo. Niko Imana yabigenye, kubera ko umugabo mu by'ukuri niwe ugira imbuto muri we, umugore nawe akarera ya mbuto. Rero niyo mpamvu ibisekuru byitirirwa abagabo, kubera ko bitwa fathers. Iryo jambo father, papa, mu by'ukuri ntabwo ritangirira ku bantu, ahubwo ritangirira ku Mana, kuko niyo yiyise papa. Impamvu yita papa nuko ariyo soko y'ibiriho byose. Rero umugabo nawe aba ni isoko y'abamukomokaho. Niyo mpamvu na ancestry, niyo mpamvu n'ibisekuruza bigenda bihanahana, ariko babara ku bagabo, ntabwo bashobora kubara ku bagore. Rero nkuko navuze, he is a founder. Abantu bagiye bahimba ibintu, bahanga ibintu, nawe agereranya nk'uwahanze. Niwe umuryango uhera kuri we, umuryango uhimbwa n'uwo nguwo, uwo mugabo. Rero ikindi nuko he is the author niwe n'ubundi niwe utangiza ikintu. Aya magambo yenda akomeza agirana isano, ariko kugira ngo adufasha kumva neza intego yo kuba papa, intego yo kuba umugabo. Iki kintu iyo umaze kucyumva neza, iyo umaze kumva neza uri we, iyo umaze kumva neza kwitwa papa icyo bisobanuye, bigufasha gukunda umugore wawe mu buryo bwiza. Kuko
mu by'ukuri umugore iyo avuye iwabo kwa se, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore w'akaramata. Iyo umugore asize papa we w'imuhira, uwo yari ari munsi ye y'ubutware bwe, ajya munsi y'ubutware bw'umugabo we. Niyo mpamvu agenda agafata izina ry'umugabo we, aba agiye munsi y'ubutware bw'umugabo we, aba agiye kuba umwana w'uwo mugabo we, nubwo ataba umwana exactement, ariko reka ndaza kukigeraho nacyo. Reka mbe nkomeje ahangaha wenda ndaza kugeraho mbisobanura aho Bibiliya bivuga. Ikindi nashaka kuvuga nuko umugabo niwe mwarimu, niwe mwigisha w'umuryango we, niwe mwigisha w'abana we, niwe mwigisha w'abamukomokaho bose. Bijya bibaho kusanga umugabo cyangwa se umugore afite byinshi arusha umugabo, ugasanga umugore niwe wigisha umuryango we, ariko nk'umugabo nka papa mu rugo niwe ugomba kwigisha, niwe ugomba kwita kuba umuryango wawe. Ugomba gukora ibishoboka byose, ukagira ubwenge, ukagira ubumenyi, kugira ngo wite ukore inshingano yawe ya kigabo cyangwa se inshingano yawe ya papa. Rero ntushobora kuba umugabo utiteguye kwita mu buryo bwose bushoboka kuba wabyaye, utiteguye kwita ku mugore wawe, kuko umugore wawe nibyo navuze ko ngiye kugeraho mu kanya. Hari amahame agenga kuba papa, kuba umubyeyi w'umugabo. Hari amahame akugenga. Muri aya mahame rero niyo navugaga, ni uko wowe uko biteye, uko bimeze, wowe nk'umugabo ni wowe soko y'imbuto ikurimo, ni wowe imbuto zikurimo. Ndavuga abo bana ziva muri wowe. Umudamu we arera izo mbuto, bivuze ko ufite inshingano ikomeye cyane yo kurera izo mbuto wateye, ukazireka. Kandi imbuto zivamo ibiti. Abo bana babyeyi bagomba kuvamo abagabo, kandi ntabwo bapfa kuvamo abagabo utabahaye urugero. Bivuze ngo ntiwakubahiriza inshingano za gipapa z'umubyeyi w'umupapa utaramenya neza inshingano zawe, utaramenya ngo mu by'ukuri nigiye ukwiye kwita ku mbuto zanjye aribo bana banjye. Ugomba kubitaho, ugomba kubigisha, ugomba kubitaho mu buryo bwose. Ikindi ni uko nkuko nabivuze ntangira, ni wowe ugomba kugaburira za mbuto. Ugomba kubagaburira mu buryo bwose, mu buryo bw'umubiri, donc ukabitaho mu buryo bwose, muri besoin zose bakenera. Iki numva nakivugaho iki kintu. Hari igihe surtout hari ababyeyi bamwe b'abagabo batekereza ko iyo yabonye ibyo agaburira umuryango, abana bariye, baryamye, bafite aho kurara, babonye minervare, agatekereza ko yarangije. Mu by'ukuri nibyo uba wamugaburiye, hari ibyo uba wakoze ku ruhande rumwe, ariko hari indi side, hari ahandi hantu ugomba kwita. Hari ikindi gice cy'ubuzima ugomba kwitaho. Ikintu nacyo ni igice cy'amarangamutima, igice cy'ubwonko, bikurire mu bwonko. Ibyo nabyo bikuzwa amarangamutima n'imikurire myiza y'ubwonko psychologiquement, bikuzwa n'urukundo rw'umubyeyi. Donc iyo abana bakunzwe n'ababyeyi, bakabitaho, bakabaha attention, bakabitaho, umwana akura neza, agira imikurire myiza psychologiquement no mu bwenge. Rero ni inshingano yawe nk'umupapa kwita kuri abo bana. Ikindi nashatse kuza kuvugaho nanone ni uko iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 8, havuga ko Imana, umugabo ngo ntiyavuye mu mugore, ahubwo umugore niwe wavuye mu mugabo. Ntabwo mu by'ukuri wowe nka papa wabyaye abo bana gusa. Niyo mpamvu nigeze ko ndibukivugeho nacyo. Ntabwo wabyaye abo bana gusa. Iyo ufashe umugore, umukobwa w'abandi, ukavuga ngo ngiye kumugira umugore wanjye, nawe ahinduka umwana wawe. Donc ntabwo ukora inshingano gusa, ntabwo uri umugabo we gusa ngo bigarukire aho ngaho, ahubwo nk'uko ashobora afata izina ryawe, abagiye munsi ya authority, abagiye munsi y'ubutware bwawe, ubaye nk'umubyeyi we. Ntabwo ari we nk'umwana nk'abandi wabyaye b'abana b'impinja bawe, oya, ntabwo wamufata koko n'umuntu mungana, ariko responsibility, inshingano mufiteho ni nk'iy'umubyeyi n'umwana, ni nk'aho ari umubyeyi we. Niyo mpamvu icyo wabyaye ugomba kucyitaho, ugomba kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, ugomba kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bwo kumenyera ibimutunga, mu buryo bwo
kugaburira amarangamutima ye, akumva ko anezerewe, akumva ko yitawe, akumva ko akunzwe, ugomba kubimwitaho mu buryo bwose bushoboka. Mu by'ukuri nicyo nayo n'indi nshingano. Ikindi ni uko umugabo yaremwe kugira ngo arinde umuryango we, nkuko nabivuze, no kuwurinda mu buryo bwose bushoboka. Ikindi, abagukomokaho baza bafite imiterere nk'iyawe. Bivuze ngo mbere ushobora kubwira umusore, niba utarashaka, banza witoze ugire imico myiza, kuko abo uzabyara bazaza bafite imico nk'iyawe. Kandi ntabwo gushaka bihindura imico yawe, ntabwo ugishaka uwo munsi uhita uhinduka ngo ugire imico myiza. Nubwo gushaka bifite ukuntu ari isomo ryiza bikuza umuntu, ariko imico uzanye wari umusore ukayizana muri mariage n'ubundi ntabwo uhita ihinduka ku kanya. Hari n'abidahinduka, ariko ukwiye kucyitaho kugira ngo abazagukomokaho uzabaho umurage mwiza, kuko imico ufite, imiterere ufite niyo bazanye. Rero ni byiza ko umenya icyo, donc kugira imyitwarire myiza, kugira imico myiza kugira ngo uzarage ibyiza abana bawe. Nkuko nabivuze, ugomba kwita ku bana bawe, icyanyuma ukabigisha, ikindi cyanyuma no kwita ku mufasha wawe. Rero ibi nabivuze kubera ko kugira ngo mbashe kugufasha kumva ko kuba umugabo ni ukumenya ziriya nshingano. Kwitwa umugabo kugira ijambo umugabo ni ukumenya ko ni wowe soko y'abazagukomokaho, kandi mu bazagukomokaho nanone bien sûr niba abana, ariko n'umugore wawe ni nk'aho ari umwe mu bana bawe, ni umwe mu bana bawe, kuko umugore ngo akomoka ku mugabo. Donc bivuze ngo uri founder, ni wowe urema uwo muryango, ni wowe ugomba kuwurinda, ni wowe ugomba kuwugaburira, ni wowe ugomba kuwitaho mu buryo bwose. Inshingano zose ziri kuri wowe. Icyo ndi kuvuga ni uko inshingano z'urugo mu by'ukuri ntabwo iziremereye ziba ku badamu. Inshingano ziremereye ni umugabo kuko ari fondation, umugabo niwe musingi w'umuryango. Agomba kuba afite agomba kuba fondation ye, cyangwa se agomba kuba akomeye mu myitwarire, mu mico, kugira ngo abamukomokaho n'umuryango we ubeho umeze neza, ubeho uguwe neza. Rero ikintu cya mbere ukwiye gukora, ukwiye gusobanukirwa kugira ngo umudamu wawe anezererwe, umugore wawe yishimire urugo arimo, agire umunezero, nuko wubahiriza izi nshingano ku buryo agira security, kavuga ati mfite umugabo uzi neza inshingano afite izo arizo, kandi umugabo ushoboye kuzitaho. Kubera ko mu kintu nasomye kandi nabonye abadamu bakenera cyane, nuko bagira security materielle. Il faut ko amenya ko urahari kugira ngo urwane ku muryango wawe, urahari kugira ngo uwiteho. Icyo ni kimwe mu bintu bimunezeza. Ikindi cya kabiri, iyo abona umukunda nk'uko ukunda abana bawe, abona ko afite icyizere ko utamusiga, utazamuta ukajya kwishakira abandi bagore, utazamuta ukajya mu ndaya, utazamuta ukigira mu zindi gahunda zawe. Iyo abona ko uzi neza inshingano zawe nka papa, uzi neza inshingano zawe nk'umugabo, ko wifata nka papa w'abana, at the same time nka papa we bwite, mu buryo bwo kumukunda, ibyo bimuha umutuzo, bikamuha umutekano, bikamuha gutuza, azi ngo ndi kumwe n'umuntu unkunda by'ukuri. Reka rero ubutaha nza kugira ikindi gikurikiraho nacyo wakora kugira ngo umudamu wawe anezerwe.